umuntu wawe ukugenza ngo jewe ndumupfumu ngo hari umuntu wawe ukugenza ngo wavuze ngo kwice ngo none ngutanga amahera nawe yatse yakubwiye ngo muheza ngari ngo yango turumvikana none yakubwiye ngo ndayaguha uranica ngo cyane ngo naze kukwica kubera ko nuje ngo tacu dupfa ndamubwira ngo wamunyica ubunyine ariko ababaho bibagunyica turiho kubw'umugambi cyane asfesa ubona umuntu wadanganyitse asfesa ababo bariho kubw'umugambi wa Yesu ngo Eliya barabwira ngo mugerageza ngo baragerageza ngo birananirana ariko ngo Eliya wari wuzuye imbaraga n'umwuka n'amavuta ngo aravuga ngo Mana ya Ibrahim na Isaka uyu munsi muri Israel bamenye kuko ari Imana yandi yabanye n'abayoshu yandi yamagaye Mose yandi ya Ibrahim na Isaka na Yakobo uyu munsi Israel bimenye kuko ari Imana ngo Imana ngo yamanuka twiki gicaniro ngo abagabo bakuru bari bazi uburyo bazabatanga igitambo baravuga ngo kabisa wagitangira gutanga uko niko bagaza babigeza haleluya amen yewe ku mukristo nyakuri dore ibintu biza biranga mukristo nyakuri icambe ngo arangwa no kwizera Eliya ngo yari afite kwizera yarazi kuko Imana ifite imbaraga zo gusubirisha umuriro ingabo z'abayali zikamwara nukuvuga ngo umukristo azayo umukristo nyakuri ayoborwa n'ijambo ryitwa kwizera umukristo nyakuri ishusho iziranga umukristo nyakuri kwizera asifiwe sana Yesu umunsi umwe ageze kwa Mariya na Marita ngo baramubwira ngo yuza kuba hano Lazaro ntaba yapfuye amen Yesu ngo arabitegereza arabwira ngo nije bakuzuka n'ubugingo yego azazuka kuko nabarizeye barabwira ngo none Lazaro mwamuhamze ibyapfuye byawe iyo ufite kwizera bizazongera kandi bikazuka kuko hari ibintu byinshi by'abantu zapfuye uri mu kubitekereza ukabona ntazi ariko iyo wizeye asifesa none ngo Yesu arabwira ngo nibuze kunyereka aho mwahamze Lazaro kubera kuko ngo bari bashidikanye baramubwira ngo iyo uza kuba Lazaro yari gupfa wari kumusengera gake ariko arabwira ngo nije kunyereka ahari ngo kubera kuko Yesu yari yuzuye imbaraga ngo n'ubushobozi ngo hamagara Lazaro aravuga ngo Lazaro w'Ibetaniya we sohoka kugira ngo aba bose ngo bamenye kuko bose bishokera umwami Yesu amen kintu kiza kiranga mu mukristo nyakuri ngo azagenda na kwizera mbega uzugenda na kwizera ijambo rya kabiri ngo rizaranga umukristo nyakuri ngo agomba kuba mu buzima ngo bw'ubusabane ngo bwa buri munsi na Yesu ugomba kuzusabana buri munsi na Yesu umunsi umwe ngo Bill Graham ngo baramubwiye ngo niwe twabonye kuko ugomba kuba perezida wa Repubulika ya Etazini ariko ngo avuga ijambo rikomeye niwe wari izindi rivuga uwanyimika nk'umwami w'ishanga rinini rite bimata icyatsi sinagakunda ahubwo yagije Yesu ziwaje sinchita kubizi ukristo nyakuri bahorana bagomba kuba mu busabane na Yesu bwa buri munsi ahora ubusabane birizivuga ngo Daniyeli ngo yasenga gatatu ku munsi ngo yahorana mu busabane nawe n'Imana kandi yari afite akazi gakomeye mu gihugu cy'u Burundi cyari igihugu gikomeye cyari gifite intara province 127 ariko ngo Daniyeli kandi yari uwa gatatu muri ico gihugu ngo ndiyabuze wakati yo kubana n'Imana ugomba guhorana mu Kristo nyakuri wazahorana ubusabane bwiwe bwa buri munsi na Yesu jambo rya gatatu umukristo nyakuri ngomba kugendana ijambo kumvira ijambo ry'Imana bahora yumvira ijambo ry'Imana icyo gituma Dawudi yavuze ngo nariki ijambo ryawe mu mutima waje kugira azatekereza ijambo ry'Imana adongoneza sana rohoni mwangu ngo azatekereza ijambo ry'Imana buri munsi akaritekereza akarigenderaho data yavuze ijambo ry'Imana rivuga gutya ijambo rya kabiri umukristo nyakuri ngo agenda ahinduka buri munsi ngo azagenda yama agira imbuto nziza buri munsi ngo azagaragaza ingeso nziza agenda ahinduka uko wamubone tumubona ukundi agenda yibera abandi icitegererezo agenda abera abandi isomo nicyo gituma Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo uje icitegererezo ngo muzuvuga ngo muzukora ngo
zawe zose guzubera abandi icyitegererezo. Sifesa mukristo nyakuri bazagenda yamye imbuto ubwiza ngo buzabugenda bumuranga buri munsi agenda yambuka buri munsi. Ijambo rya gatanu ngo mukristo nyakuri ngo yera imbuto z'umwuka wera, urukundo, amahoro no kugwa neza. Yene amahoro arake asifesa amahoro naganze tuzi isigene amahoro nasiyoze ntiyaragaragaje gushaka amahoro biraganirana asifesa ariko mukiza kiranga umukristo nyakuri ngo arangwa n'amahoro, arangwa n'urukundo, arangwa no kwama imbuto nziza. Asifesa arangwa n'amahoro kandi ikindi ngo kiza kimara mazarangwa n'umwuka we. Bibiri zivuga ngo bayobwa n'umwuka w'Imana, ngo nibo bana b'Imana. Abantu bose bazabayobwa n'umwuka w'Imana bazabarangwa n'amahoro, kuko umwuka w'Imana ari muri wewe. Ikishaza azabyara muri wewe azabyara amahoro, agahindura ingeso, agahindura mentalite. Nimba barakundaga kubesha tukibesha, nimba barakubwiraga umujinya. Hariho abantu bagira imijinya y'abadayimoni, kuko umujinya ni dayimoni, ni imbuto ya shetani. Ariko umuntu uri mu mwuka w'Imana